ubuzima rero bukaba buba mu byiciro bitatu dukwiriye kumenya tugasobanukirwa neza. Hari ubuzima bwo mu isi y'ibigaragara, hakaba n'ubuzima bwo mu isi y'umwuka, ariko iyo si y'umwuka ikaba irimo ibice bibiri. Hakaba igice cy'ubwami bw'umucyo, hakabaho ndetse n'igice cy'ubwami bw'umwijima. Ubwami bw'umucyo bukaba buyobowe n'Imana, Imana mu butatu bwera, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Hakaba na cya gice cy'ubwami bw'umwijima gikorera mu isi y'umwuka, icyo kikaba kiyobowe na Satani n'abadayimoni, aribo bamarayika bacumuye bakaba barigometse ku Mana. Murumva rero ibyo nibyo byiciro bitatu bigomba kumenyekana, ukamenya ngo uko nuko system bimeze. Hariho isi bigaragara ibyo tureba byose, hakabaho n'isi yo mu mwuka, ariko iyo si yo mu mwuka ikaba irimo ibice bibiri. Hakaba igice cy'isi y'umwijima, hakaba n'ubwami bw'umucyo. Rero uko niko ibintu bimeze. Umuntu rero akaba abayeho ari nk'inzu igomba kuba ituwemo n'ubwami bumwe muri bwa bundi bwo mu isi y'umwuka, yaba ubwami bw'umwijima cyangwa ubwami bw'umucyo. Uko niko bimeze. Umunsi umwe Yesu Kristo yabwiye abigishwa be, arababwira ngo iyo umuntu mwirukanyemo ubwami bwa Satani, iyo mwirukanyemo abadayimoni ukamwirukanamo umudayimoni, ngo uwo mudayimoni umwirukanyemo ngo aragenda akazerera. Ngiyo agarutse agasanga ubwami bw'Imana ntiyabutuje muri we, ntiyahaye karibu ubwami bw'Imana, ngo wa mudayimoni ngo aragenda agashaka abandi barindwi bamukubye karindwi ubukana, bakaza bakamuturamo. Yesu Kristo rero yashakaga kugaragaza ko umwana w'umuntu ameze nk'inzu igomba kuba ifite ubwami icumbikiye. Ndagira nkubwire rero wowe unteze amatwi, byanze bikunze hari ubwami ucumbikiye, yaba ubw'umucyo cyangwa ubw'umwijima. Ushobora kwemerera ubwami bw'Imana bukaganza muri wowe, hari amahame abigenga. Ushobora ndetse no kwemerera ubwami bw'umwijima bukaganza muri wowe, nabyo hari amahame abigenga, kuko twese dufite uburenganzira bwo kwemerera ubwo bwami, bumwe muri bwo bugatura muri twebwe. Icyakora ntidufite uburenganzira bwo kubaho nta bwami butuyoboye muri ubwo bwabo bw'umucyo cyangwa ubw'umwijima. Icyakora dufite uburenganzira bwo kwemerera bumwe muri bwo, akaba ari bwo butura muri twebwe. Ubwo rero uribaza ngo ese ni ubuhe bwami buyoboye ubuzima bwanjye? Rero abantu bose bari ku isi nabo nabashyira mu byiciro bibiri byo kwemera. Hari abantu bemera ko iyi si yabayeho mu buryo bw'impanuka, bakavuga ko ari akantu gato katuritse kakavamo ibi bintu byose tubona. Bakanemera ko umuntu ataremwe, ahubwo yavuye ku nguge, ngo nuko uko iminsi igenda iza ngo ya nguge ivamwo umuntu, nuko nyine babyemera. Ntumbaze. Ubwo wakibaza se ako kantu ko katurutse he, katuritse? Icyo ni ikibazo nabwo badasobanura. Uko nuko babyemera nyine nuko, kandi abo ni abanyabwenge bagendera ku masiyanse, bize bagasobanukirwa iby'Imana bakabihishurirwa, byamara kubacanga bakavuga ngo ibintu byabayeho nta wabiremye. Hakaba rero n'igice cya kabiri cy'abantu bemera ko ibiriho byose hari umuremyi wabiremye. Iki gice rero kikaba kirimo amadini atandukanye, yaba aya gikristo, yaba ay'abayuda cyangwa se abisilamu, mu byiciro bitandukanye. Hari n'abasenga iby'Imana yaremye, ariko bakemera ko hariho n'umuremyi wabyo. Ni ibyiciro byinshi, ariko abo bose mbahuriza hamwe, bakaba bari mu bemera ko hariho umuremyi waremye byose. Reka aka kanya nganire nawe uri mu gice cy'abemera ko hariho umuremyi. Nanjye niko nemera ko hariho umuremyi waremye byose, ibyo turebesha aya maso y'umubiri
n'ibyo tutabasha kureba biri mu kirere kure cyane, ibiri mu nyanja hasi kuzimu, ibifi binini n'udutoya, iyi natire n'ibirimo bigaragaza ko hariho umuremyi wabiremye kandi akabiremana imbaraga z'umurengera ndetse ubwenge buhebuje ubwo tubasha gutekereza. Iyo witegereje buri kintu cyose ndetse n'umuntu ubwe uko aremye, fonkisiyonoma ye ihebuje ibyo tubasha gutekereza, ubuhanga n'ubwenge umuremyi yabiremanye. Ibi ntabwo ari impanuka, ntabwo ari ibintu byishyizeho. Organization ibintu bifite ubuhanga, ifite n'uburyo ihoraho idahinduka. Ibyo abantu dukora bigapfa vuba, ariko ibyaremwe biri muri natire bikaba bifite umwimerere uhebuje. Ibi bigaragaza ko ari umuremyi uhebuje ibyo tubasha gutekereza wabishyizeho. Twebwe ibyo tugerageza gukora birapfapfana ndetse bigashira vuba, ariko iby'Imana yashyizeho yaremye kuva kera, ibyo ngibyo biracyakora kandi turapfa tukabisiga, ariko byo bigahoraho iteka. Umuremyi arahari rero, wabiremye yabiremanye urukundo ruhebuje. Hariho umuremyi rero waremye ibyo tureba byose, ikindi akaba yarabiremanye urukundo ruhebuje urwo tubasha gutekereza. Iyo witegereje uburyo isi imeze nk'ingobyi yateguriwe umuntu, aho dufite ka ogisijene duhumeka tukagubwa neza, aho dufite akazuba kari mu kirere, ubona ko hari umuremyi wakaregeye neza kakatugeraho, gafite ubushyuhe buringaniye, kakabamo na ka vitamine ndumva ari ka C, gatuma tugubwa neza. Ibiriho byose ibyo turya biri ku isi biribwa, ntazagire ukwiyemeraho mu bariho. Nta muntu wakihandagaza avuge ngo naremye igishyimbo cyangwa ikigori ninjye wagibeshejeho, ninjye watumye kibaho. Bya bintu byose bikomeye bihebuje, bya bindi twabura tugahita dupfa muri uwo munota, harimo uyu mwuka duhumeka ndetse n'amazi n'ibindi byinshi cyane. Hari ibintu mubona tubonera ubuntu byabura amasegonda make, ubuzima bugahita buhagarara ku isi. Rero hari igihe umwana w'umuntu yishyira hejuru akibwira ko ari we wibeshejeho, ariko n'Imana n'umuremyi utuma tukiriho. Rero iyo umuremyi yohereje umupolisi we witwa Rupfu ngo aze akujyana aho ugomba kujya, kuko igihe cyawe kiba kirangiye, ntawe ujya utera imigeri cyangwa ngo habeho izindi manza, yaba ukomeye yaba afite ubutunzi bungana iki n'icyubahiro kingana gutanu mu isi, twese turaguherekeza tukajya tuvuga ngo aheza ni mu ijuru. Rero ntawe ukwiriye kwishyira hejuru, kuko imibereho yacu iri mu biganza by'umuremyi. Niwe watangiye kubaho kwacu, ni nawe ugusoza, yitwa Alpha na Omega. Mu by'Imana yaremye byose rero nta kiruta umuntu. Ndagira mbabwire ngo haba mu isi ndetse no mu ijuru, mu by'umwuka ndetse n'iby'umubiri, umuntu yarakunzwe ahabwa isumbwe riruta ibindi biremwa byose, kuko ubwo abamarayika bacumuraga ku Mana ntibegeze bacungurwa, ariko umwana w'umuntu amaze gucumura, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uko niko Imana yagaragaje urukundo ikunda abantu. Ubwo bacumuraga ku Mana, Imana ntiyabaretse, ahubwo yateguye kongera kubacungura no kubagarura mu mwanya wabo. Uko niko yohereje umwana w'Imana ari wo Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Ubwo rero twavuye muri babandi bizera ibindi bitari Kristo Yesu, babandi bizera ibindi bidaciye muri Kristo Yesu, ubwo twabataye. Ahubwo ubwo nkomezanyije na babandi bizera Yesu Kristo n'abashaka kumwizera, ubwo twageze ku by'agakiza kacu. Rero dukomeje iby'agakiza kacu, katura neza kavuga ko ngo icyakora bamwemeye uwo Yesu Kristo bakizera izina rye, bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana,
abo ntibabyawe n'umubiri ahubwo babyawe mu buryo bw'umwuka. Yohana nawe rero akongera akavuga ngo bakundwa kubwo kwizera Yesu Kristo ubu turi abana b'Imana, gusa uko tuzasa niko kutarerekanwa kuko turacyari mu buzima bwa hano mu isi, ariko imbere dukwiriye kumenya ko turi abana b'Imana kubwo kwizera, ndetse ako gaciro tukakamenya, tukakagendera, tukakubahiriza, tukamenya ko turi abana b'Imana. Uko tuzasa niko kutarerekanwa, ariko turi abana b'Imana nubwo tukiri mu isi dusangiye n'abatizera ibyo kurya, rimwe na rimwe bakaturusha kurya byiza. Turi mu isi, dutuye mu mazu ya hano mu isi, ndetse rimwe na rimwe abatizera bakaturusha kuba mu meza kuturusha, ariko hari umuririmbyi wavuze ngo ibyacu saho biherera, ahubwo hari ubwo bizasobanuka rwose. Hari igihe bazamenya abo turi bo, umunsi Kristo azavuza igishyunguti ngo akaduhamagara, ngo nuko tuzazamurirwa rimwe, ngo hazabanza abapfuye ngo babanze bazuke, ngo nuko natwe abazaba bakiriho ngo tuzamuranwe nabo. Rero ibyo nibyo byiringiro twebwe abizera Kristo. Narindi kuvuga rero ko mu byaremwe byose Imana icyo yahaye agaciro kurusha ibindi byose ari umwana w'umuntu, kuko niwe wahindutse umwana wayo. Aho kuba abamarayika, aho kuba ibindi biremwa, Imana yahisemo umuntu. Nicyo cyatumye umuntu ubwo yacumuraga yaramucunguye iramugarura, kuko no mu irema Imana yaremye umuntu mu buryo budasanzwe, kuko yabwiye ubutatu bwera, ya Mana imwe nyine iri mu butatu bwera iravugana ubwayo, baravugana nyine mu butatu bwera, baravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Ntabwo Imana ari kwemera ko ishusho yayo ipfa gutakara uko ibonye. Icyakora ubu ishusho yayo iri kongera kubonerwa muri Kristo Yesu ku bamwizera, naho abatazamwizera bo bitwa abana b'umubi. Abo ni bo kurimbuka, kandi mubizirikane ko byange bikunde irimbukiro rirahari n'ubugingo buhoraho burahari. Ibyo rero mukomeze uru rugendo rw'ubuzima mubizi neza ko turimo dusatira kubaho iteka, kandi tukaba dusatira n'irimbukiro, kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ushobora kujya kwa Data k'Umuremyi adaciye kuri Yesu. Iyo nzira ntayibaho. Ntibazababeshye, nimwizere Yesu Kristo, byaragaragaye niwe rufatiro rw'ubuzima bw'Imana, niwe byiringiro bizima. Yesu Kristo niwe zina rihebuje mu mazina yose, niryo zina ryahinduye amateka y'isi, niryo zina isi iheraho ibara ibihe. Mutekereze izina namwe, isi yose abahanga baryemera n'abataryemera niryo bahisemo, baheraho babara ibihe. Ubu umwaka tugezemo bashingira ku ivuka rya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe zina ryonyine ryamamaye kurusha andi mazina yose ari mu isi. Niryo zina ryikubiye umubare munini w'abatuye isi bagera muri miliyari 5. Yesu niwe waganje, kandi Yesu Kristo misiyo ye n'igihe cye cyamaze imyaka 3, nta internet ibaho, nta televiziyo zibaho, yewe uretse abanditsi gusa. Ariko murebe nyuma y'imyaka 2000 uburyo Yesu yemfluenshije isi yose. Uretse abatamwemera, twe tumwemera. Ibihamya bye dufite birenga ibyo dutekereza. Mu izina rye dusengera abarwayi bagakira, mu izina rye twirukana abadayimoni bakabwejagura bakirukanka, mu izina rye ibitangaza bihebuje ibyo dutekereza. Yesu aruta siyanse abantu biringiye. Abantu biga siyanse bayiga imyaka n'imyaka, akavura abantu koko bigakunda, kuko nabyo Imana irabyemera, yewe agakora n'ibindi bintu ubuhanga na tekinoloji. Ariko Yesu Kristo gutegeka mu izina rye gusa, hatabayeho kuzana imiti yakozwe mu buryo bwa siyanse, dutegeka rimwe sida igasohoka mu mubiri ikagenda. Ibyo bitangaza birahari, byuzuye
ku isi no kuri interineti ibyo birahari rwose, ko abantu bakize mu izina rya Yesu Kristo bagakira sida yananiwe siyanse, za kanseri zigakira, ibyananiranye ubu n'ubu hari abanyumva bakavuga ati rwose Yesu yarabinkoreye. Ibyari byarananiranye mu bantu barakubwiye ngo ntuzakira, Yesu Kristo ugahura n'umuntu wizeye Yesu Kristo ufite ubutware yahawe na Yesu Kristo agategeka iyo ndwara ikakuvamo ubuzima bukaza. Erega ibihamya bya Yesu Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo byuzuye mu isi yose. Ntabwo ndabona mu izina rya Muhamadi, ntabwo ndabona mu izina rya Buda, ntabwo ndabona ibindi bitangaza muri ayo mazina yose, ariko ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo byuzuye isi yo mu byaro hose, mu banyamasengesho. Umva n'iyi YouTube mwirwa mureba yuzuyeho ibitangaza, nubwo mu bipinga ibihamya Yesu Kristo muba mwizera birahari byinshi bigaragaza ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Wowe rero umupinga uyu munsi ndagusabye cyane ugabanye woroshye uce bugufi uvuge ngo Yesu Kristo niwe mwami, umwizere nawe azaguha ubugingo buhoraho. Turimo turasatira rero ubugingo buhoraho, kandi tukongera tugasatira kurimbuka. Abazarimbuka n'abatarizeye uwo mwana ari we Yesu Kristo umwana w'Imana, kuko utizeye uwo mwana aciriweho iteka, ariko umwizera abonye ubugingo buhoraho. Iri zina rya Yesu Kristo rero ni naryo ryahawe ubushobozi bwo kuzayobora ingoma y'ubumana. Iyi ngoma akaba ariyo izaheruka ingoma zose zabayeho, iziriho ndetse n'izizabaho. Nk'uko mu gitabo cya Danieli hagaragaramo Nebukadinezari yerekwa iby'ingoma zigera muri 5 zigenda zisimburana, hakaza kuboneka ingoma idaturutse hano ku isi. Yabonaga ari akabuye gaturutse hejuru karamanuka ngo gakubita ingoma ya nyuma, ariyo yari ku gice cy'amano, ngo nuko cya gishushanyo cyose kirasenyuka, ngo kakabuye rero kaza guhinduka umusozi munini. Daniel asobanura yavuze ko iyo ngoma ariyo ngoma yabera izahoraho iteka ryose, kandi ndabahamiriza ko iyo ngoma iri hafi, kuko turi ku ngoma iyobowe n'ab'isi, kandi iyo ngoma akaba ariyo izasenyurwa n'akabuye. Nebukadinezari ngo yabonye ngo akabuye gavuye hejuru katahangutse ku bw'ubushake bw'umwana w'umuntu, ngo karaza ngo kamenagura ngo icya kibumba cyashushanyaga ingoma za hano mu isi zose, ngo kirasenyuka, ngo nuko kakabuye ngo karakura karuzura. Nicyo Daniel yasobanuriye Nebukadinezari ari kumusobanurira inzozi yari yarose. Nuko rero iyo ngoma niyo ngoma ya Kristo, niyo dutegereje. Rero ubu ndagira mbabwire ikintu gikomeye, ibintu bibiri ngiye kubabwira. Nuko ntabwo turabaho, ahubwo turi kwitegura kuzabaho. Ntabwo turarya, ahubwo turi kwitegura kuzarya. Ntabwo turishima, ahubwo turi kwitegura kuzishima. Wowe ubwira umutima wati yewe mutima wanjye uri mu gihe cyo kwitegura kuzabaho, ubundi ntabwo urabaho. Ntugafate ubuzima bw'umwiteguro ngo ubuhwanye n'ubuzima bwo kubaho. Ntabwo ari igihe cyo kubaho, ni igihe cyo kwitegura. Hari abandi bafata ubu buzima bakabufata nk'ubuzima bwo kubaho, maze bakabwinjoyingamo iyi myaka itarenga 100 babaho, bakibwira ko ari imyaka yo kubabwamo kandi ari imyaka yo kwitegura. Rero iyi myaka itarenga 100 ntabwo ari imyaka yo kubaho, ni imyaka yo kwitegura. mu bimenye icyo ni ikintu gikomeye ugomba kumenya, ukabaho uvuga ngo iyi myaka Imana impaye ndi mu mwiteguro w'ubuzima. Ubuzima bushobora kuzaba ubuzima bw'iteka ukanezeranwa n'Imana, cyangwa se bukaba ubuzima bw'iteka bwo kubabazwa ibihe byose, nk'uko ijambo ribitubwira. Yesu azabwira abari bumoso bwe, ababwira ati nimumve imbere mujye mu muriro w'abateganirijwe mwebwe n'umwanzi w'Imana Satani, kuko ariho muzarira kandi mugahekenyera amenyo. Hari abantu rero baba muri ubu buzima batitondera amahame ndetse n'amabwiriza y'uru rugendo kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Ni amahame mwasanga mu gitabo cyera ariyo Bibiliya, cyanditswe n'abantu bari bahumekeyemo n'umwuka w'Imana. Uko niko tubyizera, ntakajye ubiduhunyuramo. Ababipinga nyine abo ni abatizera. Twebwe tubeshwaho no kwizera,
kandi icyo twizera Bibiliya ko ari ijambo ryera, kandi ibihamya birahari byabyo, ntabwo ari byo tugiye kuvuga uyu munsi, kuko Bibiliya koko biragaragara ko ari igitabo cyanditswemo ijambo ry'Imana ryahumekewe mu bakozi b'Imana Imana yatoranije. Ni naho handitse amabwiriza y'urugendo, ni naho handitse amabwiriza y'umwiteguro, uburyo tugomba kwitegura ubugingo buhoraho. Ariko kandi hanagaragaza ko abatariteguye ko nyine bakitwara uko bishakiye ntibizere Yesu Kristo nk'inzira n'ukuri y'ubugingo bazarimbuka. Turi mu mwiteguro, ntabwo turi mu gihe cyo kubaho. Ubaho ubuzima bwitegura, we kubaho ubuzima bwo kwinjoyinga ukora ibyo ushaka. Ubuzima rero bwo kurimbuka n'ubuzima bw'abantu bakora ibyo bishakiye, nta kibatangira. Bari mu nzira y'igihogere, ya nzira ijyana abantu kurimbuka. Bakora ibyo bashaka, bakora ibyo bibwira, bambara uko bashaka, bavuga uko bashaka, bakore nta mategeko abagenga. Baba muri demokarasi. Mujya mwumva abantu bavuga ngo mureke uburenganzira bw'abantu, ibintu byose by'ibyaha bibi bikomeye bagenda babishyira muri demokarasi ngo ni uburenganzira bwa muntu. Ariko iyo nzira y'igihogere mubimenye ngo niyo nzira ijyana abantu kurimbuka. Mwitonde, mube maso. Rero mukomere bene data mu byo mwizeye, muba abagabo nyabagabo, mukomeze guhamya muri iyi minsi y'imperuka, mwe gucika intege, mukomeze murwane nubwo urugamba rukomeye, kandi mu nzira ducamo yo gukurikira Yesu biturwanya bikaba ari byinshi, ariko mukomeze gusenga. Yesu yarababwiye ngo ibyo bihe nibigera ngo muzararame murebe hejuru, ngo kandi muzabe maso musenga iminsi yose. Nuko rero mukanguke, mukomeze gusoma ijambo ry'Imana, mukanguke mukomeze kuba maso musenga, kugira ngo tugwize imbaraga zo kugira ngo tuzagira iherezo ryiza, uru rugendo tuzarurangize amahoro. Amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwebwe, kandi imbaraga z'Imana zikomeze kubashoboza gukora ibyo gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagushimira Kristo, kuri mwiza, ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kujya kwa data utamujyanye. N'ukuri, uko n'ukuri kudahinyuka. Twarakubonye, ibihamya byawe biruzuye. Amahoro uduha asumba yo tubonera ahandi hose. Ibyishimo n'umunezero uduha nta handi muri isi twegeze tubibona. N'ukuri ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Wadukoreye bikomeye, imirimo yawe irivugira kuri twebwe. Twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe ufite amagambo, kandi amagambo y'ubugingo. Ibyiringiro tugufitemo bisumba kure cyane icyo twabonera hano mu isi, kuko ibyiringiro tugufitemo birafite imbaraga n'ubushobozi. Mwami, himbazwa Mana isumba byose, shyirwa hejuru igitare cyacu. Himbazwa kuko uri uwo guhimbazwa. Ni wowe twiringiye, udukomeze muri iminsi y'imperuka, utwongerera imbaraga, uduhe kunesha umubi. Nubwo Satani yagwije amaboko, nubwo Satani yagwije abakozi, nubwo Satani yagwije uburyo bwinshi, natwe tugwirize imbaraga kandi uduhe gutsinda. Urakoze cyane. Ushoboze buri muntu wese wumvaga iki cyigisho, ushoboze buri muntu wese watwumvaga, umwongerera imbaraga, kandi umwongerera imbaraga zo kunesha, kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho. Urakoze Mwami Yesu Kristo, kuri imbaraga zacu n'ubuzima bwacu n'ibyiringiro bitadukoze isoni. Mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye twizeye. Amen. Nimuze dukore iburyo bwa Yesu. Reka tushimire mwe mwese mwagize icyo mukora kugira ngo ibikorwa byo kugemura abarwayi batagemurirwa bigerweho aho muri. Turabashimiye. Kuboko kwiteka ni kurambuke ku byo mukora, maze imbago zanyu zaguke mu izina rya Yesu. Tuba twasuye babarwayi batagemurirwa, ariko turakomeza gusaba abantu bose muhaguruke, kuko uyu ni umurimo mugari. Iyo tugezeyo tubaha ifunguro tuzi ko tuzanye byibuze bihagije, ariko tujya kubona tukabona isahani buri wese ajyanye nta kintu kiriho, ukibaza ngo se ejo bwo azarya iki? Iburyo bwa Yesu rero nta kindi tuba twakora ibingibi tubyerekana, no kugira ngo twibutse abantu ko uyu murimo ukwiriye kongera gukorwa. Abafite umutima wo kugira neza muhaguruke, mufashe abarwayi. Tuba tubibutsa ngo mwongere muteke ibyo kurya, mushyire abarwayi, abaturane n'ibitaro mugereyo musura abarwayi. Abandi turabahamagara kugira ngo uko ushobojwe shyira kuri iyo kode ngemu yawe, duhurize hamwe dutekere abarwayi. Nimuze dukore